fashe nka groupesha abantu batanu bakubise igishoro gihoraho ubwo nkasiba mu bwonko ntibazongere kunambaza ahubwo nkajya mbabaza mwebwe mwafashije abandi bangahe so byari ibyo ngibyo rero bakoze cyane Isayi ijyana ikiganiro nawe kiba kiryoshye cyane uburyo uri gushaka ukavuga ati njya mfite ibitekerezo byiza byo kuzafata abantu nka batanu nkabahuriza nkareba ko byibuze ari ikintu bakora gifatika nabo bakazafasha abandi nabo bagafasha abandi kikaba igishene kinini ibyo abantu byose twakagombye gutekereza atari Isayi gusa ari njyewe n'undi wese udukurikira akanya kuri Amazon ukurikiye kuri Kabagema TV akavuga ati aba bagabo batanze ikiganiro cyiza reka nanjye mbigenze gutya abakunzi ba Amazon TV show abakunzi ba Kabagema TV uyu munsi rero Kabagema TV inama duhana uyu munsi aduhaye inama ku rubyiruko anatubwira cyane hano za Canada nk'uko mwabyumvishe ako akaba ari umuntu ukunda umuryango akaba bamuhugutse ayo nzabona sinzajya njyenyine nzajya nsaranganya bake inshuti zanjye mfite nabo babashe kubaho ndetse Imana ninamufasha imishinga azakora amafaranga azabona azafasha inshuti ndetse n'abavandimwe nk'uko bisanzwe ni kuri Amazing TV show reka dutangire dusoza abakunzi bacu bahereye impande enye z'isi uyu munsi twahuye n'umuntu abantu benshi basanzwe bazi hari abamuzi ku mazina ya Isayi hari n'abamuzi ku kandi kazina nk'umuntu wabaye benshi baramuzi wenda byinshi araza kubyivugira uyu munsi rero ni umutaramo twahuye cyane kandi akaba ari umuntu nawe ukoresha social media muri iyi minsi cyane akaba ari n'umuntu kumenyekana kuri social media zitandukanye cyane by'umwihariko kuri YouTube channel twagize umugisha nawe duhurira nawe muri Canada no mu diaspora wibera muri Canada cyane aho bita Fredericton tukaba twahuye nawe ahantu bita Moncton Isayi rero twakira muri studio za Amazing TV show urakoze cyane Kagabo ndabishimiye cyane muri studio za Amazing TV show na gaciro gakomeye kuba naje gutanga ikiganiro muri studio zanyu so ndabakunda cyane nari narabyifuje ko nagira ikiganiro namwe umunsi rero urageze ni byiza cyane ndabyishimiye natwe wasabagira ngo uno munsi twarabetinge cyari igihe kinini kabisa so cyari igihe kinini nkawe twari duherukana ari gushira nk'imyaka igera muri 7 niba atari 8 cyane kabisa ariko ngo abangana nibo bajya baca umugani ngo ngumbana bakutana tende mutuna mutubakutana ngo imisozi n'imisozi nihura ariko abantu ako kantu kiringara rushize nihura ariko abantu barahura bakubisemo n'akantu kiringara mnajua na nyinyi wote jewe icyo nzi ni mbote jewe icyo nzi ni mbote ntumbaze ibindi ntabwo nzi gusa kabisa yari igihe kinini hagati ariko reka tubabwira ati felicitation merci musubireho nta mahwa twateye impundu n'ukure reka mbivugire kuri kamera batureba urabize cyane igihe kinini twashimye Imana ko mwibarutse amahoro amen akabise turashimye abakunzi ba Amazing TV show reka impamvu tuba tunayivuza bari igihe kinini twashimye Imana ko yibarutse ubu ni umugabo afite uruhinja mu minsi ya vuba nibwo yibarutse umwana ariko twashimye Imana ko bibarutse amahoro ako kara gacemo ntago n'uburyo tugukunda kuri Amazing TV show ntago twagana tutanakavuga burya ngo umuntu n'undi kandi tubaho kuko dukomoka ku bantu urumva rero ni ibintu byiza kuko ubusize imbuto ku isi ni ibintu bizima Imana iguhaye igutije ugashira imbuto ku isi no kwishimira n'imiryango ukishima na Amazing TV mukishima nanjye nkabyishimira twateye impundu abakunzi ba Amazing TV show rero nkuko yabivuze mwamwumvisha umuzerwa baza kudereza utuntu tw'amarengara abantu benshi ubwo abari muri kiriya gice cy'uburasirazuba bwa Kongo bari kuvuga ati umutarama avuze iringara twatuzi ko nta bantu baba muri Canada bavuga iringara none barahari mwamubonye yaberetse n'ikimenyimenyi we aba nambaye n'idarapo idarapo hano tuba turyambaye ni mu maraso abakongomani ku mutima ni mu maraso ni mu maraso kabisa rero uyu munsi ni ibyishimo twakwakiriye kuri Amazing TV show nk'umuntu ukora kuri Kabagema TV nabyo ntabwo twayibagirwa abakunzi ba Kabagema TV turabasuje cyane uyu munsi twabonanye na mwenyewe Kabagema TV the owner of the TV
uyu munsi twahuye nawe turimo tuganira turashaka rero tuganire cyane cyane nk'umuntu wageze muri Canada ubuzima hari ukuntu babwitwaye baba ufite challenge nk'umuntu mushugeze muri Canada umuntu umaze kwagira experience bitewe nk'inararibonye umuntu uherereye muri Fredericton hari challenge agiye uhura nazo ariko cyambere turashaka kutubwira ubuzima muri Canada bumeze bute hanyuma wenda turagaruka kuri challenge zo muri Canada. Urakoze cyane. Ubuzima bwo muri Canada ni igihugu cyiza ntabwo twabyirengagiza kandi ubuzima bwaho ni sawa cyane kuko hano uko utekereje iyo utekereza neza ibyiza biragusanga ariko iyo utekereje nabi ibibi biragusanga. Ibyiza bya hano birashimisha bikagera no ku mutima iyo wakoresheje imbaraga na Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Urakoze. Hano rero ikintu cya mbere kibaho ni ugukora kandi iyo ukoze amatunda urayabona ariko nabwo iyo wirengagije ko gukora bitabaho isi yahanira kurya ukayumva kabisa. So rero nk'uko bivuga ubuzima bwo muri Canada ni sawa turashima Imana turashima Imana nta kibazo. Uri muri ba bantu bavuga ati nageze muri Canada ubuzima bumeze neza turashima Imana. Hari akantu warukomojeho ati iyo ugeze hano ubuzima mbese muri make ukarya ukaryoherwa ubuzima burakubihira ntabwo warushatse kuvuga iki byibuze ku bantu badukurikira muri kano kanya bakurikira Amazing TV show hari ushobora kuba ari muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa Australia akaba dukurikirana aka kanya ariko uvuze ngo iyo uriye ubuzima cyane ugakabya burakubihira bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo hano ubuzima bwa hano impamvu urabona twebwe hari ibintu twebwe tuzi ibintu nabonye ni uko ibintu dusanzwe tuzi biri kontrere n'ibyo hano bazi. Tuzi ko umuntu wambara neza muri Afurika cyangwa umuntu utwika ku gatwiko ka fresh ari we muntu uba ufite amafaranga ari nawe muntu umeze neza ako biri kontrere hano umuntu w'umukire cyangwa ufite amafaranga ntago yambara neza ahubwo arya neza agakora cyane akanizigamira. Ibyo bintu bakora rero kwambara aho kwambika umubiri aho kwambika umubiri w'inyuma bambika umubiri w'imbere. Barya neza kugira bagire wealth ubuzima bumeze neza. So kwambara ama style agezweho kugira gute ama fashion ibyo ngibyo iyo bakubonye ahubwo umeze gutyo bakubona nk'umuntu w'imburamukoro. Aho urancanze rero urancanze ngahita nibaza ati se none umuntu ashobora kuba yagura style nziza igezwe akambara urukweto rwiza akambara agashati keza akambara agasuti keza uwo muntu bita bigaragara ko byibuza aba yahebye ifaranga. Yego nibyo ntago ndi kugaya ko ndi kuvuga karaktere z'abantu ba hano ntabwo mvuze ko ibyo bintu ari bibi ni na byiza cyane cyane ngewe ndanabikunda yo numva nambaye fresh banumva ndi plan wowe wanareba nino koti wambaye by'umuntu uri muri Canada ni kwiri oji twayitaga kwiri muri Afurika ya namakira ariko nta nibirenze hano ntago babona ko birenze babona nyine ko wambaye hano rero jambara abantu babiri umuntu ubusi marke yambaye yego ariko impamvu nari mbivuze hano abantu bambara no kuvuga ngo hano n'umuntu wambara neza nuko biba bimwinjiriza. Kuvuga ngo niba uri umufashoni wambara neza kuko ari byo bikwinjiriza. Niba uri umusitare uzwi na benshi ukaba uri umuhanzi wambara neza kugira ngo imbuga nkoranyambaga zigukurikirane zikwinjirize. Urumva byose bikorwa kuri target y'ikinjira mu ashaka kwinjiza. Ko rero n'abakire ba hano suko batambara neza aho gusanga yaguze urukweto rwiza rukomeye nk'urutimba rukomeye akaba afite ipantaro nzimeze neza akajya mu muhanda yambaye neza. Ngewe ibyo navugaga ni kwa kundi usanga yenda ntabwo ndi kugaya abantu bambara ama fashion cyangwa ama complete meza nko mu Rwanda turabigira ugasanga nk'umuntu yambaye neza ariko nta mafaranga afite. Oya ntaye azamaza rero ntabwo ibyo bajya hano rero barabara ngo aho kugira ngo wambare neza nta mafaranga ufite wakwambara nabi wakwambara bisanzwe apana kwambara nabi. Kwambara wundi ni uguhisha ubwambure. Yego ni ukwambara
ukaba ufite ikintu nibura ku mufuka ariko ukaba umeze nk'abandi bose. Hari ukuntu tuba tunaganira ngahita nibaza iki kibazo none dufite abantu benshi bari muri Afurika bahereye mu mpande zitandukanye mu bihugu byo muri Afurika, ariko hari abantu bibaza ati ugeze mu Burayi ukagera cyangwa muri Canada atugera mu nzu yuzuye amafaranga, baba bazi ko niba bazi ko Izayi cyangwa Kabagema ari muri Canada inzu ye ipakiye amafaranga, yakubona rero yavuga ati Izayi yagwamaganda uri mu kazi uri gukubara akazi ukakumufata atasigaye arirasa. Abo bantu bo nicyo ni ukwiye kuri bahereza nk'umuntu wageze muri Canada. Reka ntango umwitangirizwa kuri ibyo bintu no ku bantu bakurikiye Amazing TV show n'abazakurikirana Kabagema TV. Yego, reka mbabwire muri bino bihugu nta by'ubuntu bihaba. Ntabwo uzagera mu nzu ngo usangemo amafaranga nose bafite yo kujugunya. Amafaranga ntabwo bayajugunya, barayashaka, barayakorera. Ntabwo wasanga inzoga mu mafrigo no kubesha, ntabwo bibaho. Urukumva? Yego, ntabwo ibyo bintu ntabwo bibaho. Hano amafaranga urayakorera, ahubwo yenda n'abantu baba bafite ayo makuru gutyo, ni intekerezo, ni ibyifuzo. Twese tuva muri Afurika kubera ko ubukene buba bwaradukubise, cyangwa dufite ibyifuzo muri mind yacu y'amafaranga. Akaba n'abantu batanga ibikuru by'ibihuha yenda ngo hano amafaranga n'umunyafurika yamagara umuntu w'inaha ngo ariko ngiyo haba amafaranga ngo agaceceka. So biba byiza babwije ukuri, n'amafaranga bahari. Hano amafaranga ujya mu kazi ukayakorera bakaguhemba, gusa biroroha kubona akazi yugashaka uragatigita nyine bisanzwe ukakabona, ukiga gusevinga, ko niyo utize gusevinga amafaranga arakugendana. Ariko nta mafaranga dusanga mu mazu cyangwa n'ibiki, ntago bibaho. N'ikindi nta mazu y'ubuntu aba hano, ntago bibaho. Nta buvuzi bw'ubuntu buba hano, ntago bibaho. Ahubwo ujya gukora ibintu byose ukajya ubyishyura ukabaho mu bundi buzima. Yego ubayeho mu bindi ubuzima butandukanye n'ubwo mu nkambi cyangwa n'ubwo babagamo, ariko nta by'ubuntu biba hano kabisa. Ugize neza, utanze ukuri, kuko hari igihe abantu benshi bibaza akavuga ati nari nziranye na Kagabo, nari nziranye na Izayi, ati nsigaye mpamagara ntanyitabe, ati yageze inaha arakira nta kinyitaba, kandi ko inaha bisaba gukora nk'uko bisobanuye neza. Izayi rero urabizi twebwe twatumije abakunzi bacu kuri Amazing TV show, ntabwo dushaka kubatindana. Uri umuntu rero umenyereye Canada, inararibonye, ni igihe gitari ko umuntu mukuru, hari byinshi umaze kwiga, hari n'abantu buganira nabo bitewe n'ukuntu uri inararibonye, bitewe n'ukuntu wisanga mu bantu batandukanye mukaganira bakaguha amateka ya Canada. Dufite urubyiruko rwinshi ruri kuza hano muri Canada, urashaka kubaho, ariko hari ibibazo byinshi turi kugenda twumva, ugasanga abana benshi bagiye mu biyobyabwenge, abandi bagiye mu biki. Ibyo byo urabivuga iki? Bageze inaha atangira kwiyumva, atangiye kuzamira intugu, uko buri kwezi ari kubona agafagitire kari kwinjira agasheke, agataha avuga ati sinshobora. Abo bana nihe nama bagira nk'umuntu? Jewe rero reka nkubwire, yenda nihereyeho. Urakoze cyane. Jewe njya mbabazwa, ntago nababazwa nabyo cyangwa ngo mbyicuze. Njya mbona naraje ntankereye cyari cyo gihe. Mu byifuzo byanjye nakabaye narimaze igihe kinini, nibwo mba maze gushikira. Nawe uri mu Rwanda avuga ati yongera hano ngeze nk'imyaka 20. Yongera amahirwe nkaba maze imyaka 20 hano, maze kwandika record ikomeye cyane. Ntabwo byakunda iki gihe urimo nicyo ugomba kubyaza umusaruro. Ntabwo nabyirengagije, reka ndaje mbigeraho. Ariko muri iki gihe ndimo, yego, abantu ari abantu yenda bo muri Afurika badushaka cyangwa baduhamagara akavuga yenda Izayi yarirase, Kagabo yarabuze. Nta mutima mubi guys, nta mutima mubi. Tuba turi gushaka ngo nze kubona uburyo nanjye ndi mu mahanga. Uko uvuga ngo Izayi yagiye mu mahanga, nk'uyu munsi bashobora kuba ari umuntu wagiye mu mahanga bamwirukana akaza nk'uko yakabaye. Ese nibyo byabashimisha? Bwahese. Yego, niba ndi no mu mahanga, nimbe mu mahanga koko ejo hazaza nzarema akazi kazabyarira abantu benshi, kabona nubwo uyu munsi ntawe yenda ndi guhereza 2 3 4 5, ariko hano hari abo usanga biragufashije ukavuga ati yenda makeya nabonye ndahereza uriya, andi nabonye ndahereza uriya. Ariko biragora ko wahereza umuntu ku wundi cyangwa wa muntu umwe ngo uhore umuhereza, biragoye kuko uba ufite na bills zigutegereje hano ugomba gutanga. So natinze rero nguko warumbajije ngo ku rubyiruko bigenda gute, ubona bimeze gute? Rubyiruko
duhindukane n'iyi si iri kwihuta cyane, iteye ubwoba, iyi si iri kwiruka mu nshere. Ngewe ikintu navuga, kurangara nta nyungu ziba mu kurangara, mu biyobyabwenge nta nyungu ziba, twagiye dufite experience nyinshi z'abantu twagiye tubona, nta kintu bungutse. Rero ikintu gihari ku rubyiruko rw'abakongomani baturuka mu nkambi ya Kiziba, igihe ni iki cyo gufatiranya ku muntu uri hano muri Canada. Va muri bya bindi ufate mu bwonko bwawe, ucishemo agashifu, usibe, ufungure page nshya ya hano, utangire wige uhereye, ube umuntu uvutse bushya. Jewe nicyo kintu naje ntekereza njya kugera hano, yenda mu bintu nasengeraga ndi nko mu ndege, navuga Imana, mu bugoryi nari mfite, yenda mu bihe byashize, mu bintu natekereza bidafite umumaro, unize imbaraga kabisa, kire ku ruhande, ntangire gushyashya, ndi no mu murongo mwiza. Iryo sengesho ryakomeye ejo cyane, ejo nimbona amafaranga hano, navugaga hano numva haba amafaranga, nanjye nezi ko haba bayatoragura twese niko twaje, navuga ati nimbona amafaranga nkayatoragura akaba menshi, zagira igikorwa nkora kizagira abantu benshi akamaro. Ariko yaje gusanga ntabwo bayatoragura, barayakorera, ariko ishara ibyo nabyo tuzabigeraho. Ipinya ryama amasaha 3 bagiye kugira ngo nibura mbone uko nohereza bamwe na bamwe, hari famiye, hari inshuti, hari abavandimwe, bose umuntu arasaranganya, kandi bose umuntu arabasaranganya, umuntu arasaranganya, ntabwo wahereza abantu bose umuntu umwe ngo umuhozeho, ntabwo bishoboka. Nkuko uri mu mahanga, saranganya benshi, nubwo utahereza bose, nibyo byiza. Numva ngewe nayenda na vision yanjye mfite, numva nk'ikiza nko mu bihe bizaza Imana niyankiza, avuga ati yenda mfashe nka groupesha abantu 5 bakubise igishoro gihoraho, ubwo ngasiba mu bwonko ntibazongere kunambaza, ahubwo nkajya mbabaza, mwebwe mwafashije bandi bangahe? Byari ibyo ngibyo rero bakoze cyane. Izayi kujyana ikiganiro nawe kiba kiryoshye cyane, nkunze uburyo buri gushira ukavuga ati njye mfite ibitekerezo ikintu cyo kuzafata abantu nka 5 nkabahuriza hamwe, nkareba ko byibuze ari ikintu bakora gifatika, nabo bakazafasha abandi, nabo bagafasha abandi, nabo bagafasha. Ubundi byo nibyo abantu twese twakakombye gutekereza, atari Izayi gusa, ari ngewe n'undi wese udukurikira akanya kuri Amazing, ukurikiye kuri Kabagema TV, akavuga ati aba bagabo batanze ikiganiro cyiza, reka nanjye mbigenze gutya. Abakunzi ba Amazing TV show, abakunzi ba Kabagema TV, uyu munsi rero Kabagema TV inama duhaye uyu munsi, aduhaye inama ku rubyiruko, anatubwira cyane inzu hano za Canada nkuko mwabyumvishe, ariko akaba ari umuntu ukunda umuryango, akaba ari wa muntu